Iki ni ikiganiro ejo. Amahoro y'Imana kuri mwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM, ariko cyane cyane kuri mwe tugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi. Nge mwumva kuri mikoro kandi ubasuhuza nitwa Jeme Muhawe nayo, ariko ntago ndi nyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Nicole Giraneza. Nicole, umeze neza? Meze neza cyane. Hanyuma se abakunzi bacu twabahisha iki mu kiganiro cy'uyu munsi? Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku burenganzira bwo kubona amafaranga y'inkunga n'ifu ya shisha kibondo ku babyeyi bari mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri cy'ubudehe. Amafaranga bahabwa batwite kugeza umwana agize imyaka 2, ariko usanga bamwe muri abo babyeyi bataboneye inkunga. Muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe ingaruka zigera ku mubyeyi n'umwana batabonye ayo mafaranga, dushishikariza abo babyeyi kumenya no guharanira uburenganzira bwabo. Urakoze cyane Nicole kutubwira icyo tugiye kuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Muri iki kiganiro turaza kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyabihu baganira na mugenzi wacu Ishimwe Honore bamubwira ingaruka zibageraho bitewe no kutabona ayo mafaranga. Turaza kumva kandi ubuhamya bw'umwe mu muryango wo mu karere ka Kamonyi uhamya ko ubona iyi nkunga kandi ikabagirira akamaro. Nicole, mbere yuko dukomeza ikiganiro ejo cy'uyu munsi, nyemerera twakire mugenzi wacu Christelle Wikeza atugezeho bimwe mu bitekerezo abakunzi bacu batugejejeho mu biganiro by'ubushize. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nicole ndetse na Jaime murakoze kumikaze muri studio. Rero bakunzi bakadasohoka b'ikiganiro ejo, nkuko bisanzwe buri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Aho ubutumwa bwa none buragaruka ku nsanganyamatsiko yibanze ku bana bahuje ibitsina. Aho twibazaga tutese mubona abana bahuje ibitsina bafashwe bate muri sosiyete. Dore ibitekerezo mwatugejejeho kuri iyi nsanganyamatsiko. Nkunda Nyirazo mu butumwa bwavuga ko umuco nyarwanda ugenda ukendera. Ati kandi ikindi umuco ntiwemera ko abantu babana bahuje ibitsina. Gusa hari icyakorwa badahohotewe. Uwiringiyimana Jean Claude uherereye Irongi mu karere ka Muhanga avuga ko kubana kw'abahuje igitsina ari uguta umuco. Ati abantu bashakana kugira ngo babyare bororoke. Dukomereze ku butumwa bwa Veniste uvuga ko kubijyanye n'ababana bahuje igitsina asanga atari umuco twashingiraho nk'abanyarwanda. Ati ni nko kwikinisha bigira ingaruka. Bityo rero ntaho bitaniye no kubana na mugenzi wawe muhuje igitsina. Felicien uherereye mu karere ka Ngoma yagize ati sinarinzi ko ababana bahuje ibitsina baba mu Rwanda. Atariko Minisante nibashakira ubujyanama. Naho Hakorimana uherereye mu karere ka Gicumbi avuga ko kubana kw'abahuje ibitsina yumva aramurorerwa yaje mu gihugu. Ati kuko si umuco ubereye abanyarwanda. Uyu ntiyatwibwiye, afite nimero iherwa n'803 mu butumwa bwe yagize ati ayo mashyirahamwe yita ku babana bahuje ibitsina bemera Bibiliya. Niba bemera Bibiliya bazadusobanurire ikibivugaho. Uwiduhaye Sophie uherereye mu karere ka Bugesera avuga ko akunda cyane ikiganirijo. Natwe turabakunda. Namwe mudukurikiye mushobora kugira uruhare mu kiganiro mutanga ibitekerezo cyangwa inyunganizi. Mwakwifashisha nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0785884141 cyangwa se 0728882032. Ndasubiramo 0785884141 cyangwa se 0728882032. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka WhatsApp kuri nimero navuze haruguru, ndetse no kuri Facebook na Instagram aho mujyashakirwa mukandikamo Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Dukomeza n'ubutumwa bwa none, Deni uherereye mu karere ka Ruhango avuga ko yumva bibabaje cyane kuba hari abantu babana bahuje ibitsina. Naho Bosco we yibaza niba kubana kw'abahuje ibitsina bitaba ari uburwayi bwo mu mutwe. Dusoza, Ferdinand Niyonzima uherereye mu karere ka Bugesera avuga ko kubana n'uwo muhuje igitsina mu muco nyarwanda bitemewe. Atariko kubera ntawe uhitamo ko azabaho, buri wese yisanga mu buzima bwiza cyangwa bubi. Kubw'ibyo ndumva buri wese yabona uburenganzira busesuye. Ushobora kubona ababana bahuje igitsina ukumva ko basaze, ariko ntawe ukora impanuka bishaka. Kubw'ibyo nabo bafite uburenganzira nk'ubw'abandi bose. Reka mpiniraha, ariko ubutumwa mukomeze mubwohereze, tuzabuhera mu kiganiro cy'ubutaha ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Jye mwabanye na Christella Uwikeza, ikiganiro ejo kirakomeje. Reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.
turamushimiye cyane Uwicyeza Christella, tunashimira mwese muduhema ko twereka ko mudukurikiye mubinyujije mu bitekerezo mudusangiza. Nikore, wakibutsa abakunzi bacu uburyo bashobora gukoresha badusangiza ibitekerezo byabo? Mushobora kudusangiza ibitekerezo, ingero cyangwa inyunganizi mutwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Mushobora kandi kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Urakoze cyane Nikore. Mu mahame mpuzamahanga agiye uburenganzira bwa muntu, mu ngingo ya 25 haragira hati buri wese afite uburenganzira bwo kugira imibereho myiza hagamijwe kubungabunga ubuzima bwe n'ubw'umuryango we, akabona ibiribwa, imyambaro, aho kuba, akitabwaho mu buvuzi n'ibindi by'ibanze akenera mu buzima bwe bwa buri munsi, birimo no kugira umutekano usesuye. Nikore, ibi ariko bireba leta mu gihe umuturage adafite akazi, arwaye, afite ubumuga, ari umupfakazi, ageze mu zabukuru cyangwa yugarijwe n'ibindi bibazo atashobora kwikemurira. Nk'uko ingingo ya 25 mu mahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu isoza ibisobanura, ababyeyi n'abana bato bari muri ibi byiciro twavuze haruguru bakeneye kwitabwaho by'umwihariko kandi bagahabwa ubufasha. Ari nayo mpamvu ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turubuze kwitsa ku bufasha bugenerwa abana n'ababyeyi bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri by'ubudehe. Mu Rwanda iyi gahunda yo gufasha abagore batwite mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri yatangiye muri Mutarama uyu mwaka. Itangira mu turere 13 dufite abana benshi bafite ikibazo cy'igwingira n'abafite ibibazo by'imirire mibi. Iyi gahunda ishyirwa mu bikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA. Ababyeyi bagenerwa amafaranga 7500 buri kwezi n'ifu ya shisha kibondo kugeza umwana yujuje imyaka 2. Ibi bikorwa hagamijwe gukemura ikibazo cy'imirire mibi no kugwingira by'umwihariko ku babyeyi batwite n'abonsa. Ubushakashatsi bw'umwaka wa 2015 bwerekanye ko ku rwego rw'igihugu abana 38.5% bari munsi y'imyaka 5 bagwingiye. Abana 9% bari bafite ibiro bitajyanye n'imyaka yabo. 3% bari bafite ikibazo cy'inzara, naho 78% by'abagore bonsaga bari hagati y'amezi 12 na 23 bafataga indyo-ituzuye. Intara y'Uburengerazuba niyo yazaga ku mwanya wa mbere ayifite 45%. Amajyepfo akaza ku mwanya wa kabiri akagira 41%. Amajyaruguru n'Iburasirazuba baranganya aho bafite 39%, naho umujyi wa Kigali ukagira 23%. Akarere kazaga ku mwanya wa mbere ni Nyabihu yari ifite 59%, hagakurikiraho Ngororero ifite 55%, Karongi yari ifite 49%, naho Rubavu ikagira 46%. Bamwe mu bagenerwabikorwa b'iyi gahunda bavuga ko umwaka ugiye gushira badahabwa aya mafaranga. Mugenzi wacu Ishimwe Honore yatembereje mikoro mu murenge wa Rurembo ni mu karere ka Nyabihu, aganira n'abahatuye bamubwira ingaruka bari guhura nazo zishingiye ku kudahabwa iyi nkunga. Dore ko nk'uko twabivuze tugitangira ikiganiro cyacu, akarere ka Nyabihu ariko kaza ku mwanya wa mbere aho kihariye 59% by'abana bagwingiye. Reka tubumve. Igihe subuko nari ndimo ko umwana acutse nta nibyo bari baduha kandi baradukoreye iraporo ko yaragize umwaka n'amezi 2 n'igice. Ntayo nabonye bihera mu mpapuro gusa kandi baba babitwijeje. Baramuguramo nk'iyo nkoko akajya abona ayo magi. Mutuvugane rwose muri Rurembo hari amafaranga batwemeye 2500 adufasha kuva dutwite kugeza umwana ufite imyaka 2. Na gitifu rwose mu nama ejo bundi yarabivuze, bose nako babikubwiye wabyumvise. Uwo mwana wanjye afite gira umwaka n'amezi 2 ariko nta kintu baratugezaho. Reba ukuntu tugufa twanamye, urebe n'uyu mwana wanjye uko ameze. Rwose mudufashe, umuntu yagenda akagura n'utwo turagara. Wenda kaza atari gwataza ikimwe akazamo mu makeya ariko kakabageraho. Mwaza mugira ati iki gice ni kinimba gitabonekeye kimwe kibagereho. None mukamye ko kibagezeho. Ntistabagezeho leta ikagihamana neza kwa bakize bateye imbere. Yifite udufaranga ntubura kutekera umwana gapfundikanya. Ariko nuko gatabonetse. Yaba atabasha kumwitaho bikangombwa ko umwana none yongera gusubira muri wa muhondo kubera yanjye tuzuye atabasha kubona ngamuhe, ugasanga umwana yasubiye inyuma. Nizo zangaruka abana bagenda bagira kandi nabanyina ugasanga nyine zangaruka z'abana nabo bari kuzigira mu ruhare. Neza burundu n'abana bwo bacuramye n'imisatsi. Natwe bakuru ni nko kwizirika, ahubwo mukaturwanaho mukareba icyo mwadufashisha. Kumva mu mvugo ariko nta muntu urayahawe. Wenda kaza atari gwataza ikimwe akazamo mu makeya ariko kakabageraho. Ntistabagezeho leta ikagihamana neza kwa bakize bateye imbere. Nyine kano kanya umbwengurangabura sasta ibyo mwe bitegereza nkabibura, urumva ko mitamina ibiro uwo mwanya ntango byakugwa neza biraguhungabanya. Bazajya bayaduha mu mezi 3 bakaduha 22,500.
avuga ko ayo mafaranga buri mwana wese ufata shisha kibondo uri mu cyiciro cya mbere agomba kuzajya afata kuri ayo mafaranga. Ayo mafaranga nayo twigeze tubona. Icyiciro cya mbere twari kugifata mu kwa kabiri, ikindi tukagifata mu kwa kane. Mu mezi 3 ko byari kugenda bikurikirana gutyo. None kugeza na n'uyu munsi nayo. Yewe mana, yo rwose duheruka bayavuga. Ibyo bintu numva barabivuze mu kwezi kwa 10. Ku mwaka washize. Icyo gihe na Ferisosi yari umurenge waje arabitwibwirira ati ntago bizarenga mu kwa mbere abo bantu badafitiye abana amafaranga n'abagore batwite. Ati buri mwana azajya afata amafaranga 2,000. Ati noneho atuba ikintu tugiye kwiga, tugiye kuzabaza nimba bajya bayafata mu gihembwe bakadufata dutubutse, noneho bakagira icyo badukoza. Ngo amafaranga yanyu ngo tugiye kuzayabaha kuko baratubwiye na amafaranga yo kuzayunganira aba bana mu mirire nyine, kubera n'ifu ari ibongera imirire kugira ngo bakure neza. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Ndakwibutsa ko iyi radiyo ijwi ry'Amerika ukomeje gutega amatwi ivugira ku murongo w'104.3 FM. Aho turi umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Youth Echo hagamijwe kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ngiye mukomeje kubana muri studio, nitwa Jaime Mahawe nayo fatanyije na mugenzi wanjye Nicole Giraneza. Iki kiganiro gihagararana n'Ijyana Roger no Mizero Crispin ari kuhanga bw'ibyuma. Nicole, wakibutsa abakunzi bacu icyo turi kuganiraho mu kiganiro cy'uyu munsi. Kuri uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwo kubona inkunga ku babyeyi bari mu cyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri cy'ubudehe, inkunga bagenerwa kuva batwite kugeza umwana agize imyaka 2, aho usanga hari bamwe muri abo babyeyi batayihabwa. Muri iki kiganiro turi kurebera hamwe ingaruka zigera ku mubyeyi n'umwana batabonye iyo nkunga, dushishikariza abo babyeyi kumenya no guharanira uburenganzira bwabo. Urakoze cyane Nicole. Ese uduteze amatwi muri aka kanya ubona ari iki gituma bamwe mu babyeyi bahabwa inkunga abandi ntibayihabwe? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, aho watwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 07 28 02 82 32 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 07 87 58 14 11. Wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Nubwo bamwe mu baturage bavuga ko inkunga ya leta yo kurwanya imirire mibi n'igwingira ry'abana bemererwa itabageraho, umuryango wa Niyongoma Theobald na Bayiramye Francine bo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Gacurabwenge bahamya ko iyi nkunga bo bayibona aho bahabwa shisha kibondo buri kwezi ibafasha kurwanya imirire mibi n'igwingira by'umwana. Ni mu kiganiro bagiranye na Nishimwe Ariette, umunyamakuru w'ikiganiro Ejo. Nitwa Bayiramye Francine. Batangiye gufata ino nkunga ku itariki 14 z'ukwezi kwa 3. None se ugereranyije ubuzima abana bari babayeho n'uyu munsi, ubona ari iyihe mpinduka yabaye kuva igihe mwatangiye gufata inkunga? Ubona hari ikintu cyahindutse mu mibereho y'abana? Cyarahindutse cyane. Icyo dushima ni uko twari dufite abana batabasha kugenda, none ubu ngubu baragenda. Urabona ko banatinyutse bakajya babasha kuganira, ubundi barigungaga, bikagaragaza nk'uko abana bari mu mirire mibi ariko turimo kuyivamo. Nitwa Niyongana Theobald. Umwana ndabona arimo kugenda yiyongera, ndabona birimo kugenda biza. Iriya shisha kibondo nayo ndabona yaragize umumaro kubera yuko ifite nk'intungamubiri kurenza amasaka twasheshaga ubu ngubu. None se nk'iyo mutegereje ko shisha kibondo iza cyangwa iyo nkunga, abana baba babayeho gute? Hano haba hari amasaka. Umuntu yabonye nk'amafaranga nka 20 ashesha mironko ye amasaka akabashakira igikoma. None se iyi nkunga muhabwa muyikoresha gute mu buzima bwa buri munsi kugira ngo mubashe kwita ku mirire y'umwana? Mbasha kugura mironko y'amasaka, nkagura soya, nkagura indagara kugira ngo nuzuze indyo y'umwana, tugashyiramo idodo, tukavanga n'ibishyimbo. None se kuva igihe mwatangire gufatira iyi nkunga, ni iki imaze kubagezaho gifatika ku buryo muvuga ati umunsi yahagaze umwana wanjye ntago azongera kurwara bwaki? Umunsi yahagaze ni ukwita ku mwana, duhaha indagara, dushaka igikoma, tukarwanya ya mirire mibi. Imboga zirahari, ikirimo cy'igikoni kirahari, tuzateramo n'inyabutongo n'amashu na poivro. Mu buzima buri imbere rero ntago uyu mwana ari we dufite wenyine, te n'undi uri ku ishuri, ariko hagati aho ngaho bose umuntu agenda abasaranganya ku buryo no mu minsi iri imbere nshaka kubafunguriza konti yabo muri rimu, ngira ngo ni 1000 konti yabo, asigaye ubundi umuntu akazajya areba uburyo agenda bashyiriraho umuntu abonye amafaranga.
turamushimiye mugenzi wacu Nishimwe Ariette ku kiganiro cyiza yagiranye n'umuryango wa Francine na Theobald nabo ariko turabashimiye by'umwihariko kuba baremeye kutuganiriza. Ariko Jean Aimé, nubwo bavuga ko muri Nyabihu iyi nkunga itabageraho, muri Kamonyi burumva ko iyi nkunga ibageraho? Erega buriya niko ruzabirebe neza. Izi gahunda za leta mu turere twegera umujyi wa Kigali usanga zubahirizwa cyane. Abayobozi batinya ko abaturage baho biroroshye cyane kuba yagera kuri minisiteri runaka akajya kuvuga ikibazo cye. Babandi batuye kure y'umujyi wa Kigali bibigoranye kugira ngo yafata tike ye aze gusobanura ngo gahunda iyi ni yari ingenewe ntago yangezeho. Ariko ikindi kintu abantu bagomba gusobanukirwa muri iyi gahunda nuko usanga rimwe na rimwe mu rugo niba babonye 7500 buri kwezi bakabona iyo shisha kibondo bagifite inshingano zo guhahira urugo, ugasanga wenda cyari shisha kibondo yihindutse shisha mugabo. Reka twizere ko ibi ngibi aho biri nyuma yo kumva iki kiganiro bagiye kubihindura. Nikore ngira ngo ikindi kintu cy'ingenzi twakibutsa abadukurikiye muri aka kanya nuko aya mafaranga ahabwa ababyeyi mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri ari inguzanyo y'igihe kirekire guverinoma y'u Rwanda yasinyanye na banki y'isi, akaba ari amafaranga yanganaga na miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika hari mu mwaka wa 2017. Iyi nguzanyo kandi ikaba yaraje yongera muri gahunda yo kuzamura imibereho myiza y'abatishoboye imaze gushyirwamo miliyoni 438 z'amadolari kuva mu mwaka wa 2009. Ambasaderi Claver Gatete, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi, ubwo yashyiraga umukono ku masezerano y'iyi nguzanyo, yavuze ko uretse iyi nguzanyo banki y'isi yafashije u Rwanda kubona miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, arimo miliyoni 15 yatanzwe n'ikigega gitera inkunga imishinga yo kurwanya imirire mibi mu bana Power of Nutrition. Dr Anita Asimwe, umuhuzabikorwa wa gahunda y'igihugu yo kwita ku mikurire y'abana, avuga ko ubushakashatsi bwagaragaje ko umwana ashobora kugwingira akiri mu nda ya nyina bitewe n'uko nyina atitaweho ngo abone indyo yuzuye. Yongeyeho kandi ko iyo umwana yagwingiye akiri mu nda ya nyina nta garuriro aba afite, ariyo mpamvu umwana agomba kwitabwaho kuva agisamwa kugira ngo arindwe kuvuka yaragwingiye. Jean Aimé, urumva ko rero iyi gahunda yo gufasha ababyeyi kuva batwite ikozwe neza yarinda igwingira ry'abana. Iyi ni gahunda nziza nk'uko Dr Asimwe bisobanura, umwana ashobora no kugwingira akiri mu nda ya nyina. Ariyo mpamvu leta yashyizeho iyi gahunda, ababyeyi bagatangira guhabwa shisha kibondo nayo mafaranga 2500 buri kwezi abunganira kugira ngo umubyeyi abone imirire myiza azamubyara nta kibazo afite, igwingira ribe ryahashywa burundu mu Rwanda. Turagana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi aho twaganiraga ku ngingo irebana n'uburenganzira bwa muntu. Ku burenganzira bwo kubona inkunga ku babyeyi mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe, inkunga bemererwa kuva batwite kugeza umwana ageze imyaka 2, aho usanga bamwe muri abo babyeyi batayihabwa. Muri iki kiganiro twarebeye hamwe ingaruka zigera ku mubyeyi no ku mwana batabonye iyo nkunga, dushishikariza abo babyeyi kumenya no guharanira uburenganzira bwabo. Twumvise icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyabihu bavuga kuri iyi nsanganyamatsiko, aho benshi bavuze ko iyi nkunga bayemerewe mu magambo na n'ubu akaba nta kintu barabona, basaba ubuyobozi ko bwagira icyo bukora. Twumvise umuryango wo mu karere ka Kamonyi bahamya ko iyi nkunga bo ibageraho bikabafasha kurwanya imirire mibi n'igwingira. Ese iyo twabanye muri iki kiganiro ubona ari iki gituma bamwe mu babyeyi bahabwa inkunga abandi ntibayihabwa? Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, aho watwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 0728 02 82 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 0787 58 14 11. Mwadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikiganiro cyari gihagarariwe na Niyigena Roger, Mizero Crispere ku banga bw'ibyuma. Naho twe mwumvaga muri studio, nge nari Jaime Muhawe nayo nari fatanyije na mugenzi wanjye Nicole Giraneza. Ikiganiro ejo naho ubutaha ku masaha nk'aya. Mukomeze munogerwa na gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika. Imana ibarinde.